Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru rw'ibitekerezo. Nkuko bisanzwe mbere yo gutangira reka nongere kubisabira ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi bivuze ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze@gmail.com. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti gutandukanya urugamba rw'igihugu n'urugamba rwo munsi y'urugo. Mbere yo kuganira kuri iyo ngingo reka tubanze turebe urugamba rw'igihugu ari uruhe n'urugamba rwo munsi y'urugo ari uruhe. Mbere yuko mbibabwira reka mbabwire ko ni umuntu wigeze kunsobanurira ibintu bimwe duhura nabyo. Ni umuntu uzwi cyane kandi ukundwa n'abanyarwanda, ni umuntu ukunda u Rwanda, ni umunyabwenge, ariko ntabwo ndibuze kuvuga izina rye kugira ngo abantu bamwe badahita batangira kumwishyiramo cyangwa kumwibasira kuko amvugisha, kuko burya abanyarwanda turi abantu bagoye cyane. Rero uwo muntu umunsi umwe twari turimo turaganira uburyo iyo umuntu atangiye kuvugira abanyarwanda buri wese aba afite icyamuhagurukije. Hari abahagurutswa wenda n'inyungu zabo, hari abahagurutswa n'inyungu rusange, ariko akenshi harimo n'abahagurutswa n'inyungu z'abanyarwanda cyangwa twavuga inyungu z'igihugu, kuko u Rwanda rudafite abanyarwanda, igihugu kidafite abenegihugu ntabwo cyaba cyuzuye. Akaba ariyo mpamvu iyo umuntu ahagurukijwe no kuvugira abenegihugu burya aba ari mu rugamba rw'igihugu. Rero akenshi iyo umuntu atangiye ahura n'ingorane zimwe na zimwe. Reka mbahe urugero mbasomera ibintu bikunze kumbaho, ni kuri Twitter, reka mbibasomere nk'uko mushobora kubisoma abavuga ururimi rw'igifaransa. Ahangaha wenda narimo ndavuga ibintu bimwe byanditse mu gitabo cya Kizito Mihigo, aho avuga ati kuri njyewe ayo matora ntabwo yagombaga kuba yarabaye, kuko nta kintu cyiza azanira abanyarwanda, ahubwo nta nubwo ari igikorwa cya demokarasi, ahubwo ni ikinamico rirwaye cyane kugira ngo rishyigikire igitugu. ni uko nguko ngenekereje mu Kinyarwanda ibyo nari nanditse. Umuntu ahita ansubiza ati mwebwe abahungu n'abakobwa b'abajenosideri, abantu babahisemo ngo mubabere abavugizi b'abanyarwanda nibo babashutse cyane. Hari igihe nibaza agaciro kanyu iyo izi mbuga nkoranyambaga zaba zitariho. Ndabizi muri Kongo mu mashyamba muri active sana hamwe n'abandi. Icy'ingenzi ahangaha ntabwo ari ukureba ibyo yanditse n'ibyo cyangwa se si byo. Icy'ingenzi ni ukubona ko mu gihe umuntu ahagurutse avugira abanyarwanda, umuntu ahise aza amwibasira avuga ati uri umuhungu cyangwa umukobwa w'umujenosideri. Ubwo ngubwo ikigamije ni iki? Ikigamije ni uko umuntu areka ibyo yakoraga akajya kwisobanura, ngewe ntabwo ndi umwana w'umujenosideri, ngewe ibi n'ibi n'ibi, noneho agahita areka cya gikorwa yakoraga cyo kuvugira abanyarwanda. Noneho uno muntu ukorera FPR, nk'uko nanone mwabisoma ahangaha, aba yaragurishije ubwonko bwe n'umutima we akabigurisha kuri Kagame na FPR ye. We ibyo yandika ntabwo aba agendeye ko ari byo cyangwa atari byo, we aba agendeye gusa kuza kwibasira cyangwa kudestabiliza umuntu urimo uragira icyo avuga. Kuri izo mpamvu uwo muntu nawe uvugira abanyarwanda bakamwibasira, yagereranyije ibyo bintu nk'uko umusirikare yahaguruka akajya ku rugamba nyarugamba rw'amasasu, agahaguruka mu ngabo z'igihugu bakagenda bakajya ku rugamba bakamo bararwana kugira ngo igihugu cyabo cyatewe kidafatwa, bakaba ari cyo barimo baraharanira. Mu gihe uwo musirikare ari ku rugamba, hagaturuka umuntu akaza akamubwira ati uzi n'ibindi,
munsi y'urugo za nsina zirimo zirashya. Aho niyo yavuze ati aho niho wowe uri umusirikare wakora iki? Ese wareka urwo rugamba ukagenda ukajya kuzimya umuriro munsi y'urugo, cyangwa wakumva yuko ugomba kuguma ku rugamba ukagirira icyizere abari munsi y'urugo, cyangwa n'ubundi kuko uzi ko uramutse ugiye kuzimya uwo muriro urimo urashya mu nsina zo munsi y'urugo, igihugu kigafatwa, waba waruhiye ubusa ukavuga ati ibi ngibi ndabyihoreye, ibi ntabwo ari igihe cyo kujya kuzimya uwo muriro wo mu nsina zo munsi y'urugo, ahubwo iki gihe ni igihe cyo kujya guharanira igihugu. Aho ngaho buri wese yareba uburyo ki afata bino bintu byandikwa n'intore akamenya urugamba ariho. Ese ubu ngubu urugamba rw'uyu munsi ni urwo kujya kwerekana yuko ibyo intore zivuga kandi zibivuga zararangije kugurisha ubwonko n'umutima tubiha agaciro. Ubu ni igihe cyo kuvuga ati pe importe amabuye badutera yose, twebwe turakomeza urugamba bapfa kutadukomeretsa. Aho ngaho naho mbonera ko intore zigenda zigerageza abantu ngo barebe uko umuntu ahagaze, barebe ni iki kiza gutuma uva ku rugamba uriho. Wenda ibi ngibi ni ubusesenguzi bwanjye ku giti cyanjye, namaze kubona ko abantu babiha agaciro bakajya gusubiza intore ngo barazigisha urukundo n'ibindi nazi, bahora bari muri uwo muzunga, baravuze ikintu intore zirabarashe, barazisubije zirongeye, none ugasanga bya bikorwa bakoraga byo kuvugira igihugu, kuvugira abanyarwanda, rimwe na rimwe barava ku murongo bigacumbagira kuko barimo baraterana amagambo n'intore twibutse ko zarangije kugurisha ubwonko n'umutima muri FPR. Reka dufate akanya gatoya ko kuruhuka, tunacishemo itangazo rigamije gutanga ubutumwa kugira ngo dutekereze aho igihugu kigeze. ntabwo zongera kurebera, oya waya hari igihe ngikoma umutima wanjye nyujuje umweyo, nibuka birya bihe mu mateka yacu byo bwahera, abemera n'abashishozi bose baracecekeshejwe. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV, ndabashimira uko mukomeje kudukurikira muri benshi, ndakomeza kubisabira kuduha subscribe, kuza kuduha like no kuza gusangiza abandi ikiganiro niba mwagikunze. Ndabashimira cyane uko mwakurangije gukora subscribe muri benshi, abatarabikora namwe mwabikora mu buryo bwo kudushyigikira. Rero reka bimvuye ku mutima nshimire abarangije kubikora cyane, ni ibintu mpa agaciro, Imana ibamere umugisha. Tugiye kugera ku rugero rwa kabiri aho abantu bitiranya urugamba rw'igihugu n'urugamba rwo munsi y'urugo, uretse ko ngiye kubasomera akantu umwana yanditse kuri Twitter. Aha nk'uko mubibona, uwitwa Rambo Sigwiza Rutembesa ni bamwe mu rubyiruko bahagurukijwe n'uko Guillaume Rutembesa bamushimuse. Yaranditse ati mukomere, igitondo cyiza ku banyepolitike bose bafata ibibazo bya politike nk'aho ari ibibazo byabo, bigatuma bashaka ibisubizo byabo gusa. Courage. Ahangaha context yabyanditsemo ni ya yindi aho abantu bamwe bahaguruka bakavuga ati uyu nguyu kanaka na kanaka twamaze kubona yuko bafite uburyo ki bakorana na FPR kandi bavuga ngo bari muri opposition. Ahangaha ndakomeza gushimangira yuko iyi ngingo ari ingingo ikomeye cyane, ko umuntu wese uje aje kuvuga kanaka agomba gutanga ibimenyetso ahereyeho abivuga, noneho hakabaho uburenganzira bw'abasesengura, wenda bakabona ko ibyo bintu bifitiye ishingiro cyangwa abandi bakabona ko ibintu bidafite ishingiro. Nge icyo nagaye mu bintu byabaye nuko hajemo itsinda ryashatse kwemeza abandi yuko ibyo bintu ari ibihuha, ndetse rimwe na rimwe bikitirirwa FPR.
noneho abo bantu bakavuga ati ntabwo twebwe tuzana ibimenyetso y'uko ibintu atari byo. Ku giti cyanjye nabonaga hagomba kubaho kureka abantu bakisengurira, cyane cyane abantu batarimo babibona byaje ku mbuga nkoranyambaga, bakareba niba ari byo cyangwa atari byo. Buri wese akifatira ingamba ze, kuko n'ubundi iyo umuntu afite ibikorwa byiza ubundi biramuvugira. Ahangaha icyo uyu mwana nkeka ko yashatse kuvuga ni abantu bafata icyo kibazo nk'icyo ngicyo bakagendera ku marangamutima yabo. Kanaka ni inshuti yanjye, ntabwo ashobora gukora bino bintu. Kanaka ndamuzi, ntabwo ibyo bavuga ari byo. Ugasanga ahubwo bya bindi bavuze nta nubwo birimo birahabwa agaciro, ahubwo hasigaye hari ngewe ndamuzi, ni inshuti yanjye, twajyanye mu kabari, twajyanye kubyina, twajyanye no ku muntu. Ibyo muntu bishoboka kubera ko ngewe muzi. Uwo muntu aba yibagije yuko n'abantu bari muri FPR bayikorera bagira inshuti, bagira imiryango, kandi simpamya yuko bahemukira. Ariko nibabuza kugenda iyo bari mu kazi ka FPR bagahemukira igihugu. Aho ngaho niho umuntu abona yuko hari abanyepolitike bamwe bashaka gufata nk'icyo kibazo kireba abantu mu buryo rusange, bakagishakira igisubizo cya politike kireba politike yabo yonyine, noneho bagashaka nanone kubyemeza abandi bantu. Utabyemeye akaba ari uko ari igicucu, utabyemeye akaba ari uko ari umwanzi w'igihugu, utabyemeye akaba ari uko atagira urukundo. Ubwo ni urundi rugero ngewe njya mbona rw'abantu bitiranya politike y'igihugu na politike yo munsi y'urugo. Reka dufate urundi rugero wenda rwo rutari mu makimbirane ariko narwo ruzana amakimbirane. Ni abantu bahagurutswa n'akarengane kuko kakorewe umuntu w'inshuti yabo. Ushobora gusanga nko mu gihe cy'amezi 2 abantu bamaze guhohoterwa na FPR ari benshi, ugasanga abantu baracecetse nta kintu bavuze. Njyaho ngaho ntabwo ari ikibazo kuko buri wese afite uburenganzira bwo kuvugira umuntu bimuturutse ku mutima. Umunsi akarengane kageze ku muntu, uwo muntu yumva ari inshuti ye, agahaguruka. Igikorwa cyose ukoze ati kuki utavuze kanaka, ati kuki utavugiye kanaka, kuki ibi n'ibi. Ugasanga arashaka kugena ibikorwa byawe n'igenamigambi ry'ibikorwa byawe ashingiye kuba kanaka ari inshuti ye. Ibyo nabyo ni ibintu mbona ko ari abantu baje mu rugamba rw'igihugu ariko bakaza bajemo ku nyungu zabo, kuko akarengane no kageze ku muntu wabo, noneho bagashaka gutangira no kuba abagenabikorwa by'abantu basanze mu rugamba. Urundi rugero natanga nanone narwo nabonye mwaka 2021, ni abantu baza bagasanga hari ibikorwa byinshi, ntabwo ndi buvuge mu mazina, bakaza bakasanga ibyo bikorwa bihari n'abantu bakora ibyo bikorwa bahari, bakagenda ku giti cyabo bagatangira igikorwa gisa kopie kore, nibwo nabivuga copy paste, nk'igikorwa cyari gisanzwe gihari. Nabwo ni uburenganzira bwabo kugeza aho ngaho njye ntacyo bintwaye. Bagatangira gukora icyo gikorwa, bagakora zoom ya mbere, ya kabiri, igikorwa cya gatatu. Habashize nk'amezi 2 bahari, bagatangira kuza bakabwira babandi basanze muri urwo rubuga ngo muze dufatanye. Iyo utemeye uhinduka umuhezanguni, umuntu udashaka gufatanya n'abandi, umuntu wirata n'ayandi magambo menshi. Nyamara abo bantu ngiye kuri ngiye bamaze amezi 2 gusa bakora igikorwa gisa nk'icyo we watangiye. Noneho ku giti cyanjye nsigara nibaza ati niba warabonaga gufatanya n'abandi ari cyo gikorwa gikwiye, kuki watangiye igikorwa kindi kisa nka copy paste y'ibikorwa usanze aho ngaho? None kuko umaze amezi 2 ugashaka gutangira kuba umugenabikorwa by'abantu usanze mu rubuga. Aho ngaho nabyo mbyita kwitiranya inyungu z'igihugu n'inyungu zawe, kuko akenshi nabo bantu bahita batangira kwitwaza tugomba kubaka ubumwe, za ndangagaciro batigeze bitaho bajya gushinga ibikorwa byabo nizo batangira kukurwanisha. Umuntu yakibaza kuki abantu bahasanze batihutira kujya gukorana n'abo bantu. Nuko gukora igikorwa, cyane cyane gukora organisation, ni ibintu bivunanye. Mu by'ukuri iyo umuntu umaze amezi 2
ashinze organisation kabone ko ngubu gushinga organisation ari gukora groupe Facebook, gukora groupe WhatsApp, gukora groupe Telegram, bikitwa igikorwa, ugasanga inyuma yaho nta mategeko ahari, nta ntego ihari, wababaza ati se murakora iki, muri bande, ibibazo badashobora gusubiza. Mwebwe mwararangije gusubiza turi bande, umurongo wacu ni uwuwe, turagendera ku yahe mategeko. Ibyo bintu bitatu mwararangije kubisubiza, muzi uburyo bikomeye kubisubiza, ugasanga abantu baje kuko bafite groupe WhatsApp, groupe Facebook cyangwa groupe Telegram, baje kubabwira ati mureke ibyo mwakoraga muze mugendere tugende hamwe. Ngewe uko mbibona, mbona ni nk'uko abantu barangije gukora ubukwe, bari mu kwezi kwa buki, bashobora kuza bakareba abantu bamaze imyaka 30 babana, bagatangira kubigisha kubana. Akarimi kabi gazera gasaya nutakiyaka kazakuzika. Mu mwaka wa 2016 abangavu bagera ku 17,500 batewe inda bakiri abanyeshuri. Kuva mu mwaka wa 2018 imibare y'abana basambanyijwe yiyongereyeho ku rugero rwa 55%. Mu karere ka Nkombo abangavu bahitamo guta ishuri bakajya gushaka amafaranga yo guhonga abasore. Ikibabaje muri ibyo byose nuko muri iyi minsi haracyari abagore b'abanyarwandakazi iyo muganiriye kuri ibyo bintu bakubwira ko ari ibintu bisanzwe, ko no mu bindi bihugu bibaho. Ukire mu mutima ukunda abandi, twese muri iyi si turabagenzi. Gusa mu bindi bihugu niturumva abapolisi bakoresha tizer, ni kuvuga icyuma cy'amashanyarazi ku gitsina cy'umugore nk'uburyo bwo kumukorera iyicarubozo. Nyamara ibyo nibyo berutse gukorerwa Antoinette Dushimirimana. Mu bindi bihugu bayidambange baho barahaguruka bakavuga ibibazo tumaze kuvuga hejuru, nibafungwe. Mu bindi bihugu abagore baho bashyira hamwe mu guharanira uburenganzira bwa bagenzi babo. Biragayitse kuba abategarugori b'abanyarwandakazi aho kuba umutima w'u Rwanda, aho guharanira uburenganzira bwa mama Rwanda, bamwe barahisemo kuba ibikoresho bya FPR. Ukire mu mutima ukunda abandi, twese muri iyi si turabagenzi. Mureke nibarize abagore bagenzi banjye biyemeje guceceka no kurebera. Muzasubiza iki abana banyu nibababaza ati mwakoze iki igihe FPR yaguraga abagore bo muri Brazil ikabamurika igasebya u Rwanda imbere y'amahanga aho kuzamura abari b'u Rwanda? Umunyarwanda nahabwa agaciro, umuturage niyubahwe, abaturage nibubahwe. Inkotanyi ntituzazikumbura, ntituzazikumbura. Mu by'ukuri ari igihe uko mbibona nk'umuntu w'amaze imyaka 30 ari umugore n'umugabo, ugasanga baravuze ati nimirya mufatana, ati nimujya mufatana akaboko mu muhanda n'ibiki byose. Akenshi njye namaze kubona ko abantu bicecekera uko babizi yuko bamaze imyaka 30, bazi ingorane bahuye nazo, bazi uko byagenze kugira ngo bagere aho ngaho mu myaka 30. Ibyo nabyo nagira ngo wenda abantu baza bakora ibikorwa bishyashya, njye wenda bashimira. Je préfère ko ibikorwa biba byinshi kugira ngo abantu bicene nabikorwa, habeho kwitondera gutangira guharabika abandi bantu, kuko muhabasanze abo bantu bakabigendesha gahoro, kuko ntabwo muzi urugendo banyuzemo. Niyo yaba umuntu kurusha, niyo yaba ari imyaka 2 muri uru rugamba, mu myaka 2 aba yarize amasomo ahagije ku buryo rimwe na rimwe yagendesha ibintu gakeya, kuko azi ko uru rugamba ari marato, yararangije gufata ingamba kugira ngo iyo marato azayirukanke igihe kizakinirwa cyangwa we yifuza kuzayirukana. Tugana ku musozo, navuga yuko wenda buri wese agomba kureba, nanjye ubwanjye ndimo, buri gikorwa buri muntu akoze niba giharanira inyungu rusange cyangwa niba giharanira inyungu ze.
ndagira ngo ndangize mbwira abantu ko nk'uko twabwiye FPR yuko badafite urushinge cyangwa ikimenyetso cyo kuza gupima urukundo mu mutima w'umuntu, ngo baze gupima ubuhezanguni. Ubuhezanguni ni ijambo rikomeye cyane. Iyo umuntu atabona ibintu kimwe nawe, niba umuntu abona uburyo urimo uragenda atari bwo ashaka kugenda, bikwihutira kumwita umuhezanguni. Abantu habaho kwicisha bugufi, bakamenya ko nabo badashobora kumenya ikiri mu mutima w'umuntu, bakamenya ko badashobora kumenya impamvu umuntu adashaka kugendana nabo, ahubwo bagakora ibikorwa byabo. Buri wese agashyira imbaraga mu gushyira itafari kuri urukuta turimo turubaka rwo guharanira u Rwanda. Buri wese agashyiraho itafari rye atarebye uko itafari rya mugenzi we rimeze. Njye mbona ari ikintu muri uyu mwaka wa 2021 cyaje kikiganza, aho abantu bashyashya baje bagashaka kuba abagenabikorwa b'ahantu basanze mu rubuga, bifitiye umuvuduko wabo, bagashaka kubijyamo bitwaje ubumwe bw'Abanyarwanda. Reka nsoze iki kiganiro mbwira abantu bari muri uru rugamba rw'igihugu yuko iyo umuntu arimo araharanira igihugu, iyo umuntu arimo araharanira inyungu z'abenegihugu, nta nyungu ye bwite irimo, akabikora kandi akabikorana urukundo, kuko kugira ngo uhaguruke wigomwe amasaha yawe, wigomwe ibintu byinshi cyane, ujye ku rugamba rw'igihugu, ni igikorwa cy'urukundo. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu ari muri iyo gahunda, nongereho nta nyungu bwite ihari, ni ukuvuga ngo atari ukuvuga ati ndabikora kuko ari umuntu wanjye bafashe, ndabikora kuko mbona ari igikorwa kigomba gukorwa, ndabikora kuko ari igikorwa gifitiye inyungu abenegihugu muri rusange. Kuko nk'uko bavuga, iyo wagize amahirwe yo kugera ku kintu, ufite inshingano zo gukoresha ayo mahirwe, ugafata abataragize amahirwe nk'ayawe nabo ukabageza aho wageze. Ndagira ngo mbwire abo bantu yuko iyo umuntu ari muri uru rugamba, si ngombwa yo kujya mu rugamba rwo munsi y'urugo. Nanjye ubwanjye ndabyibwira kugira ngo njye nirinda kujya mu ngamba zo munsi y'urugo, kubera yuko iyo umuntu ari ku rugamba rw'igihugu aharanira ubwoko bw'Imana, Imana nayo imurwanira urwo rugamba rwo munsi y'urugo. Umuntu wese uzabigerageza azabona yuko igihe azajya havuka ibibazo bimureba byo munsi y'urugo, Imana ibikemura, bitabaye ngombwa ko uwo muntu abijyamo. Niyo nkuru nziza naha abantu, njye ni ibintu nabonye muri mwaka 2021. Iyo ndi ku rugamba nakwita urugamba rw'igihugu, Imana insigarira ku rugo, ku buryo nta kintu kiza kikangirika, abashatse kunyibasira Imana ikabakubita urushyi, nkazamenya umunsi umwe yuko bashatse kunyibasira bikanabapfana, kikaba ikibombo kibaturikana, ngewe nabizi. Ndagira ngo rero mbashimire ko mwakurikiye iki kiganiro. Ndagira ngo mbisabire kuza kugisangiza abandi niba mwagikunze, kandi nongere mbashishikarize kuza kuduha subscribe. Mugire icyumweru cyiza, Imana ibane namwe kandi mugendere mu mahoro yayo no mu rukundo rwayo. Murakoze.